Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti mukundwa gukurikira ibiganiro bigiye bitandukanye ndetse n'ibyigisho n'ibindi bigufasha kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mukundwa ndagusuhuje ngo ubuntu n'amahoro bikomeze kuba kuri wowe. Nge ugusuhuza nitwa mwene so Theophile Byukusenge. Ni mu minsi yashize mu bitangazamakuru bimwe na bimwe hagiye handikwa inkuru z'uko itoro ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi by'umwihariko itoro rya Murambi ryaba ryaragurishijwe n'ubuyobozi bw'itoro ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Ni amakuru kandi ubuyobozi bw'itoro ry'Abadiventiste mu Rwanda butigeze buhamya neza. Ariko kandi hirya no hino niko abizera bagendaga bandika mu bitangazamakuru muri comment zigiye zitandukanye. Uyu munsi wa none twifuje kubagezaho amakuru mamo y'ibijyagiye bivugwa kuri rusengero. Ni inkuru kandi tugiye kubagezaho twifashisha by'umwihariko tunabashimira cyane ubuyobozi bwa radio Ijwi ry'Ibyiringiro uyu munsi wa none bwamaze gushyiraho umuyoboro wa televiziyo by'umwihariko ya online YouTube aho ibiganiro bimwe na bimwe nka 80% bizajya bitambuka mu buryo bw'amavideo. Reka tubahe ikaze dukurikire ijambo ry'umuyobozi wacu Pastor Gerard Karasira. Mbahe ikaze nge ubasuje kandi ubahe ikaze kuri uyu muyoboro. Nitwa Byukusenge Theophile. Amahoro n'imigisha bikomeze kuba kuri mwebwe. Twongeye kugusuhuza nshuti wowe uteze amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro yumvikanira ku murongo wa FM w'ijana na gatandatu n'ibice 4 no ku murongo wa FM w'ijana n'ibice 2 ndetse no kuri internet kuri application ya TuneIn no kuri Iono Akadomo FM. Uyu munsi tugize amahirwe yo kubana na Pastor Gerard Karasira, ni umuyobozi w'itorero rya Adventiste umunsi wa karindwi mu gice cya Kigali cyangwa se muri Firidi y'Iburasirazuba no hagati mu Rwanda. Ageze ahangaha muri studio zacu turagira ngo tuganire kubijyanye n'igurishwa ry'ubutaka bwubatsweho urusengero rwa Murambi, aho ni mu ntara y'Ivugabutumwa ya Gikondo nanone muri iyi Firidi nk'uko twari tumaze kubivuga. Pastor tubahaye ikaze muri studio zacu, turagira ngo mutangire mutubwira ibyigurishwa ry'ubu butaka kugira ngo abizera bashobore gusobanukirwa neza nuko bimeze. Umwanya ni wawe kandi twishimiye kubana namwe. Murakoze Pastor Onesphore yadusoneye kubwo kuba mwadutumiye kugira ngo tugirane iki kiganiro, kandi umuntu wese uteze amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro akwiriye gusobanukirwa ko gahunda y'itorero ni gahunda ikomatanije itari umurongo ugenderwaho umuntu umwe. Ndagira ngo duse n'abatangaza inkuru mpamo kwigurishwa ry'ubutaka urusengero rw'itorero rya Murambi mu ntara ya Gikondo rwubatseho. Nibyo koko ubutaka bwaragurishijwe, hari impamvu zikomatanije kandi hari n'igiteganywa kugira ngo abizera bahasengeraga bafashwe kugira ngo babone aho basengera. Imvo n'imvano rero yabyo nuko ubutaka bwubatsweho urwo rusengero kuva mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka twabonye ibaruwa y'ubuyobozi ihagarika ibikorwa byose by'iyobokamana kuri ubwo butaka. Bisanzwe bizwi ko dufite insengero nyinshi zafunzwe kuva mu kwezi kwa 8 k'umwaka ushize. Urusengero rwa Murambi ntirwari rwarigeze rufungwa nubwo rwari rwaragenzuwe. Mu kwa gatandatu rero ibikorwa by'iyobokamana bija guhagarikwa, nta genzura rindi ryari ryabaye, ahubwo impamvu nyamukuru nuko aho urusengero rwubatse icyambere ubuso ni butoya cyane, bufite square meter 1827 mu gihe mu mabwiriza urusengero rugomba kuba ruri kuri metero kare 5000 ibice cya hegitari. Icya kabiri mu mpamvu bivuga yuko aho urusengero rwubatse ukurikije igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali rutakwiriye. Izo ni impamvu z'ubuyobozi, ntabwo ari impamvu z'itorero.
bityo rero bigasabwa ko ibikorwa by'iyobokamana bihagarara hakavugururwa hakurikijwe igishushanyo mbonera cy'umujyi. ni ukuvuga ngo hakubakwa ibyahateganirijwe. Ubuyobozi bw'itorero bwabonye iyoborwa nta kundi bwari bubigenze. Icyari bushoboke, icyagombye gushoboka ni uko iyo mbago yagombye kwagurwa ikava ku 1827 ikageza kuri metero kare 5000, ariko ntibishoboka kuko aho urwo rusengero ruteretse hariya ku irebero umuhanda ugana za panorama, ahantu hari za salle de reception nyinshi, imbere yaho hari umuhanda wa kaburimbo imbere y'urusengero. Iburyo bwaho hari inyubako z'ababahayi ndende, ibumoso hari sitasiyo, inyuma yayo hari ibitaro na hoteli. ni ukuvuga ngo aho ubukebe buri ntiwakongeraho na metero imwe, ni mu mfundano. Iyo ni impamvu ya mbere yatumye ubwa mbere urusengero rusa n'urufunzwe. Ntabwo ari ubushake bw'ubuyobozi bw'itorero, ntabwo ari negosiyasiyo z'ubuyobozi bw'itorero. Ubwo rero abizera bashaka aho bajya gusengera, umugabane munini bagiye gusengera i Karambo, abandi bake bajya gusengera Nyanza ya Kicukiro, ni mu ntara ya Rubirizi, kuko ni mu kagari kamwe n'umudugudu umwe. Mu gihe rero twari muri ako kayibi k'urusengero rwafunzwe, nanone duhabwa indi nkuru nakwita imbitsi y'urusengero rwa Nyanza ya Kicukiro. Urusengero rwa Nyanza ya Kicukiro rwubatswe ku buso bungana na metero kare 5747. Urumva ko hari hakwije ibipimo, ni hafi 6000. Mu by'ukuri ntabwo ho hafunzwe, ntabwo hakorewe igenzurwa, ariko ntihafungwa kuko ho hujuje ibisabwa, usibye n'ibipimo by'ubutaka n'ibindi bijyanye n'uko urusengero rumeze ruraboneye, ntacyo rukwiriye kuvugururwaho. Ariko harimo ingorane. Aho ubutaka bwubatse itorero ryaguze n'umuntu mu gihe cya kera kitari iki cya vuba, ariko bigaragara ko uwo muntu yagurishije itorero ubutaka butari ubwe. Ba nyirabwo barabuburana 91, uwo muntu aratsindwa. Atsindwa nuko adafite inkomoko y'umutungo. Urubanza ntirwigeze rurangizwa. Nyuma y'94 aho haziyeho ubundi buyobozi bw'igihugu, ba nyir'ubutaka barabyutsa rwa rubanza. Itorero n'abaryunganira mu mategeko bagerageje kwerekana inzitizi ziri mu rubanza, ariko inzitizi burya zirakereza ntizikemura urubanza. Ba nyir'ubutaka inzitizi bahawe yose bakagenda bakayikuramo, ni ukuvuga bagashaka ibikuraho iyo nzitizi. Bigeze igihe rero inzitizi zirangira. Nubwo ntari umunyamategeko, ariko inzitizi ni ugukereza urubanza, si ukurukemura. Birangiye rero babandi ba nyir'ubutaka barega itorero. Bari barareze uwarigurishije, barongera barega itorero, barirega ko rifite ubutaka bwabo kandi mu buryo budakwiye. Bitabaza rero rwa rubanza rw'91. Batsinze ariko ntirurangizwe ku mpamvu ntamenya cyangwa ntanakwiriye no kujyamo kuko ntizindeba. Ariko nta manyanga yarimo, nuko wari wagurishije itorero ari we wari wakoze amanyanga. Ubuyobozi rero bubishinzwe, rwa rubanza ruhinduka itegeko, icyangombwa cy'ubutaka cyari cyanditswe ku itorero gikurwaho cyandikwa kuri ba nyirabwo. Duhabwa rero, tumenyeshwa binyuze kuhagararira itorero, wari uhagarariye itorero muri urwo rukiko, tumenyeshwa ko ku isabato ikurikiraho inzego zibishinzwe
zizaza tukavugana, noneho tugashyira ingufuri ku nzugi z'urusengero rwa Nyanza. Noneho rero ubuyobozi bw'itorero, ndavuga Kafiridi na y'inyoni kuko ari nayo ifite ubuzima gatozi, ariyo yanditsweho n'umutungo wose w'itorero, dushaka uburyo twakemura ikibazo cya Nyanza. Nyanza ubu hasengera amatorero ane, nubwo hari n'umugabane wa gatanu w'abizera bake ba Murambi bajyayo, ariko ubusanzwe hasengera ab'itorero rya Nyanza nyirizina, ab'itorero rya Rubirizi, ab'itorero rya Kagarama n'ab'itorero rya Kagasa. Kuko rero ubuyobozi bw'itorero bureberera itorero muri rusange, atari ukureberera itorero mu nguni imwe cyangwa abantu bamwe. Ubuyobozi bw'itorero busanga tudakwiriye guhomba Murambi ngo nanone twongere duhombe na Nyanza, kuko Nyanza yari igiye, nta bundi bushobozi tukifiteho. Uburyo bumwe bwari busigaye kwari ukumvikana n'abo ba nyiraho bahatsindiye. Kumvikana nabo birumvikana, ni ukubaha amafaranga, kandi amafaranga bahashaka akaba ikirenga. Ubuyobozi rero bufata umwanzuro buti ntabwo turi butakaze Murambi, kuko ntiturubone uko dukora extension cyangwa uko twongera, ngo twongere dutakaze na Nyanza niba hakiri amahirwe yo kuharokora ngo hongere hagaruke. Tumaze kubyemeranyaho, dushaka uburyo twabikoramo, ko twahavunja amafaranga. Mpamagara pasitoro uyobora intara ya Gikondo, mpamagara n'abakuru b'itorero, dusezerana aho duhurira. Umunsi wa mbere ntibyashoboka, dusezerana umunsi wa kabiri, baraza mu biro turaganira, mbaha aya mateka nk'uko maze kubibabwira, mbabwira ko urusengero rwabo bazi impamvu zatumye ruhagarara, ntabwo rwasuwe nk'uko izindi zasuwe, ahubwo hagendewe ku miterere y'igishushanyo mbonera cy'umujyi, kandi ko uko bigaragara ntaho twakorera extension cyangwa ngo twagurire ukurikije ko ari imfundano. None rero ubuyobozi bw'itorero bwahisemo ko hagurishwa. Umwe muri abo bayobozi b'itorero aravuga ati, se none haramutse hagurishijwe, ntimwari mukwiriye gufasha urusengero rwa Karembure ko ariho hatwegereye, maze akaba ariyo tuzajya dusengera. Umubitsi wa Firidi twari kumwe aramusubiza ati, ibyo byo ntabwo ari byo mwadusaba, n'ubusanzwe dusanzwe dufasha insengero mu myubakire, nkanswe noneho tugomba gukemura ikibazo. Ikiganiro cyarangiriye aho, nta zindi mpaka twagiranye, barataha natwe turataha, dusezerana ko undi munsi tuzajya ikarambaho itsinda rinini risengera tukavugana nabo. Mu gihe rero bitaraba, bigaragara ko abantu ku bandi bagiye batanga amakuru atariyo. Nyuma y'iminsi ibiri tubonanye, ubutaka twarabugurishije kuko byemejwe na y'inyoni, kuko ariyo nyir'ubutaka. Tubagezaho umwanzuro w'uko ubutaka bwagurishijwe, batuha uburenganzira bwo gukomeza kuvugana n'abo bantu. Tuvugana nabo nambashimira, nubwo atari n'abizera, ariko urumva umuntu mwaburanye akagutsinda, ukagaruka ngo ushyikirane nawe akakorohereza, urumva ko atari ibintu by'Imana mu by'ukuri yaguhima. Ariko tuganira, nubwo bari bababaye, urumva kuva 1991 kugeza bugingo n'ubu ubutaka bari bakiburwanaho. Yarambwiye ari kumwe n'umunyamategeko, batumva ntabwo buriya butaka aribwo bututunze. Imyaka irenga 30 twabayeho ntitwapfuye, kandi kuba twarabayeho ni Imana. Nubwo tutari abadivantiste, ariko ntidushaka kujya hurubwa ngo twasenye urusengero. None twemeye gushyikirana namwe, tuvugana ibiciro,
baduca amafaranga tumaze kuyumvikanaho tubasaba igihe cyajyaga kungana n'ukwezi turagenda tugurisha bwa butaka bwa Murambi tibingana urabyumva bwa Murambi ni ibihumbi hafi 6 mbabarire 1827 bwa Nyanzi ni hafi ibihumbi 6 urumva ko mu giciro ntibingana amafaranga rero twavanye Murambi yanganaga hafi na 2 bya 4 cyangwa 2 bya 3 byayo tugomba gutanga i Nyanza kuko aruta 1/2 cy'ikiguzi cy'ubutaka bw'Inyanza turayabaha baratworohereza tugirana amasezerano ko hasigaye tuzayabaha muri tranche zigera muri 3 ubu tukaba tugikomeza kubishyura na bugingo n'ubundi turarangiza kuyabishyura ariko dutekereza ko Imana yorohereje imitima yabo izaduha n'ubushobozi butuma dusoza koko ariko hagati aho icyavuyemo nuko nubwo atari yakabonye amafaranga yose yemeye kujya guhagarika urubanza twari dufitanye kandi urubanza rushingira kuri ya masezerano twagiranye ubwo nayo akaba afite agaciro kuko amaherezo azashyirwa mu ngiro hanyuma rero naje kujya ari ku isabato naje kujya i Karambo aho itsinda ribaye rinini ry'abizera ba Murambi bateranira kugira ngo bagezeho amakuru y'imvaho mvuganye na pastor wabo dushaka icyumba cyihariye abizera bateranye mu matsinda natwe tujya gukora iryo tsinda abagize inama y'itorero rya Murambi ariko ndarikana bakuru b'itorero bose b'intara ya Gikondo kugira ngo bumve ayo makuru bidasa naho hari mu ubwiru mbabwira imvo n'imvano nk'uko maze kubikubwira impamvu muzi zatumye hagurishwa n'icyo itorero riteganya ndavuga ubuyobozi bw'itorero icyo nababwiye ubuyobozi bw'itorero buteganya nababwiye ko tuzabafasha kubaka urusengero rwa Karembure narwo rukiri kure kugira ngo ariho bazajya basengera ariko ndanababwira nti niba bafite n'ikindi gitekerezo nabo bakizane umwe muri bo aza kuvuga ko nabo iwabo hakiri bisigara ko bashobora gushaka aho bagura tukaba twahabagurira urusengero rukubakwa ariko abandi baza kuvuga batoya ubuse igice cya hegitari twakigura amafaranga asanga niki ayaguze Murambi ko atagura igice cya hegitari mu mujyi kandi noneho rwazubakwa niki mu nshamake dusoza ari uko twemeranije ko tuzabafasha ku rusengero rwa Karembure kugira ngo rwuzure abizera babonye ariho hafi kandi ntekereza ko ariwo mugabane munini ariho bajya basengera akaba mu nshamake ariyo makuru nagira ngo ntange ku bijyanye n'ubutaka urusengero rwa Murambi rwubatswemo murakoze mu gihe twaganiraga nabo nta mwuka mubi wari uhari cyane ko umugambi ntikwari ukuvuga ngo naka warakosheje nawe naka warakosheje ahubwo kwari ugushaka umwanzuro ikibazo cyakemuka gite niba cyanabaye n'ikibazo icyakora umwe mu bizera bahari yagaragaje amarangamutima yerekana yuko bababaye ariko kubabara kose niko bigenda usibye no kuba ubutaka bwagurishijwe n'uwakwimuka aho atuye ku bantu bafite abana ntibajya babura cya wa mpambura ukabona umwana ararize kandi nta kindi abaye ari uko bavuye aho bari bari uwo mwizera w'umudamu rero twagerageje kumusobanurira ko nta yandi mabanga ahishe inyuma yatumye biba nta wundi mwuka mubi wahabaye nta wundi wabajije ikindi kibazo batashye banyuzwe Pastor murakoze cyane kuduha ayo makuru ajyanye n'ubutaka bwari bwubatsweho urusengero rwa Murambi none hari urundi rusengero narwo abantu bavuze yuko narwo rwagurishijwe urusengero rwa LMS Kamukina mu ntara y'Ivugabutumwa ya Kacyiru
mwagira icyo mutubwira kuri urwo rusengero kugira ngo abadukurikiye nabwo bamenye amakuru arambuye cyangwa se bagire icyo bamenya kuri urwo rusengero. Nibyo icyakora nasaba abizera ko bajya baba abanyakuri n'abanyamwete aho kugira ngo mpimba amakuru nayashakisha, kuko ariko abantu b'abanyamatsiko niko bamera. Iyo atazi inkuru mpamo arakekeranya ati hagati ya 3 harimo 2 akavanamo inkuru ashaka. Urusengero rwa Hermes Kamukina aho rwari rwubatswe rwarahavuye, kandi rutahavanywe na inisiyative yo gushaka kugurisha, ahubwo nanone bijyanye na rya rindi nabanje igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali cyatumye aho rwari ruri haba hatagikwiriye gusengerwa, cyane ko n'abaturage bari bahari bahavuye. Biba ngombwa rero ko narwo ruhava. Ntabwo ari ubushake bwacu, nta n'umugisha tubifitemo, kuko habwo abantu bibwira ngo amafaranga iyo uvuze ngo ni za miliyoni bumva abaye menshi, ariko nta mugisha tubifitemo. Ndetse hari n'urundi rwigeze rugenda mbere y'uko ngera mu buyobozi bw'ifiridi rwahitwa Nyarutarama, ntabwo hometiriza background y'ukuntu rwahavuye, ariko narwo ntirugihari. Ariko byose bijyana n'imiterere y'igishushanyo mbonera cy'umujyi. Murakoze cyane Pasiteri, ndagira ngo noneho mbere y'uko dusoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi mugire ubutumwa mugenera abizera muri rusange, ariko by'umwihariko abizera bo muri iyi firidi muyoboye, firidi y'Iburasirazuba no hagati mu Rwanda hano muri Kigali, ku bijyanye n'inyubako ndetse no ku bijyanye n'iterambere ry'itorero muri rusange, n'uburyo bakwiye kwitwara mu bibazo nk'ibi ngibi bishobora kuza bitunguranye. Icyo nabwira abizera cya mbere ni uko iri torero ni iry'Imana si iry'umuntu. Dukwiriye kwizera ko umuyobozi waryo ariyobora iteka ryose ku mwaro mwiza. Ukurikije iterambere ry'umujyi, birasaba ko itorero natwe tujyana naryo ku bijyanye n'inyubako n'imyubakire. Bikaba rero bigaragara ko Imana muri gahunda yayo yagiye iha umuntu ubwenge kandi ikanahishura, nubwo buri gihe itereka umuntu mu nzozi. Natanga ingero nk'urusengero rwa Kacyiru, nubwo rutaruzura ariko uburyo rwubatswemo bujyanye n'imiterere y'iterambere ry'uyu mujyi. Urusengero rwa Nyamirambo narwo rucyubakwa igihe rumaze, urusengero rwa Remera rucyubakwa. Izo zose nubwo mu bitekerezo ahari aho by'ubuyobozi tutari tuzi ko bizagera igihe tubwirizwa cyangwa tugahatwa n'imiterere y'igishushanyo mbonera cy'umujyi, ariko Imana yo yari ibizi, itanga ubwenge, itanga n'ihishurwa, insengero zubakwa zingana zityo. Bikaba rero bigaragara ko mu by'ukuri nk'abatuye mu mujyi wa Kigali dukwiriye kumva ko itora atarakarwa. Ntabwo itora arakarwa, ntabwo iterambere ry'umujyi ryakomeza kuzamuka ngo itora ryo rikomeza gusigingira mu bikorwa byaryo, gusigingira mu nyubako zaryo. Nk'ubu wagira ngo firidi, ibiro bya firidi bibe bikiri hariya i Nyamirambo, ziriya nyubako zishaje arizo zikitwa ibiro. Nk'ubu wagira ngo ibiro bya Unioni ahangaha turi bibe bikiri bya bindi. Ndahamya ko twari kuba twarategetswe mu bundi buryo, kandi tukibwira yuko duhaswe, ariko niko iterambere ridutegeka. Kaba rero mbwira abizera, ntabwo iri torero ari itorero rikwiriye gusigara inyuma. Nibyo hari ubwo tutagomba kwihuta ngo ari twe tubanziriza abandi, ariko ibikwiriye bihesha Imana icyubahiro natwe dukwiriye kubikora. Nk'iyo mbonye urusengero rwa Kacyiru rwose ndanezerwa.
ndanezerwa kandi ngatekereza nti ubu yaba atari kuriya rumeze ese kuri iriya nzira nyabagendwa uriya cogamu yajyaga kurusiga ntabwo bishoboka n'ahandi rero dufite ubushobozi n'uburyo turasaba Imana ngo ikomeze kuduhishurira kandi abantu bajye bumva impinduka nziza zitagize icyo zibangamiraho ibyo twizera natwe dukwiriye kujyana nazo. Murakoze Pastor Onesphore ku uyu mwanya mwaduhaye kandi nsoza ndabwira abantu ko ntabwo itorero rijya gufata umwanzuro uko ribonye, nta n'umuntu umwe ufata umwanzuro ku mutungo w'itorero. Umutungo w'itorero harimo n'ubutaka uburinzwe, nta muntu wawutunga urutoke, nta n'uwawushyira mu mufuka, byose bikorwa ku nyungu z'itorero kuko nabisobanuye. Abizera rero icyo bakwiriye gukora ni ukujya bakira impinduka mu buryo bwiza, ntibumve amajwi yandi abayobye. Murakoze cyane. Reka ngushimire cyane nshuti wakomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'ibyiringiro ku mirongo itandukanye yumvikaniraho, by'umwihariko no kuri uyu murongo wa YouTube wa radiyo ijwi ry'ibyiringiro. Tukaba twari kumwe na Pasiteri Karasira Gerard, ni umuyobozi wa Firidi y'Iburasirazuba no hagati mu Rwanda, Firidi ikunze kwitwa iya Kigali. Akaba yadusobanuriraga by'umwihariko ku bijyanye n'igurishwa ry'ubutaka bwubatsweho urusengero rwa Murambi mu ntara y'ivugabutumwa ya Gikondo. Turamushimiye cyane no ku busobanuro ahaye abateze amatwi radiyo ijwi ry'ibyiringiro ndetse n'abakurikira radiyo ijwi ry'ibyiringiro ku murongo wayo wa YouTube. Tukaba rero twizera yuko ubusobanuro butanzwe bukunyuze, ubwumvise neza, kandi yuko ugiye gukomeza kugira uruhare mu murimo itorero ryahamagariwe gukora. Reka nongere nshimire Pasiteri Gerard Karasira wabanye natwe muri iki kiganiro. Nizera yuko ubutaha nitwongera kubatumira muzaza mukadusobanurira ku byo tuzaba twifuza yuko twaganira n'abateze amatwi radiyo ijwi ry'ibyiringiro. Mwari kumwe nanjye Pasiteri Onesphore Yadusoneye, naho utaha. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.